nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu mijyi yose bamusanga, Yesu ababwira uyu mugani ati umubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba, imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, barazikandagira, n'inyoni zo mu kirere ziraza zirazirya zose uko zakabaye. Izindi zigwa mu mabuye, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. N'izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazipfukirana. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto karijana. Amaze kuvuga atyo atera hejuru ati ufite amatwi yo kumva niyumve. Abigishwa be bamubaza icyo umugani ushaka kuvuga. Arabasubiza ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho abandi bakabwirwa mu migani kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa. Dore rero icyo umugani uvuga. Imbuto ibibwa ni ijambo ry'Imana. Abameze nk'imbuto zaguye iruhande rw'inzira ntabumva iryo jambo, hanyuma Sekibi akaza akarikura mu mitima yabo agira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zaguye mu mabuye ntabumva iryo jambo bakaryakirana ibyishimo, nyamara ntibaricengeremo ngo ribashingemo imizi. Ni abemera by'akanya gato, ibishuko byaza bagahita bacika intege. Abameze nk'imbuto zaguye mu mahwa ntabumva ijambo, ariko imihibikano n'ubukungu n'amaraha y'isi bikabapfukirana, bikababuza kwera imbuto. Abameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza ntabumva ijambo bakaryakira mu mutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Kristo Yesu akuzwe. Yesu ni muzima. Yesu yaratsinze. Yesu ni nyagasani. Yesu ni nyagasani. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, cyane cyane muri Zaburi twumvishe ngo nzagenda imbere y'Imana ku isi y'abazima, nisingize nyirate, ngo nimusanganize uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimusanganize uhoraho impundu z'ibyishimo. Uyu munsi twaje muri isengesho rikuru rya misa, twaje mu isengesho ryo gusabira abarwayi, ariko ndagira ngo dutahane uyu munsi impundu z'ibyishimo. Wewe waje hano uyu munsi, hari ikimana kwifuzaho n'ugutahana impundu z'ibyishimo. N'ugutahana impundu z'ibyishimo, ubwo nutaha utishimye umenye ngo ntabwo ari Imana yabiteye, ahubwo ni wowe ufite ikibazo. Mwese uyu munsi twese
tugomba gutahana iki? Impundu z'ibyishimo. Impundu z'ibyishimo. Izo mpundu z'ibyishimo tukazitura Nyagasani. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimusingize Uhoraho abantu b'isi yose. Nimugaragire mwishimye. Nimumusanganize iki? Impundu z'ibyishimo. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Turabona akanya ko gutanga ubuhamya. Akanya ko gutanga ubuhamya nako ni akanya ko gusanganiza Uhoraho iki? Impundu z'ibyishimo. Gutanga ubuhamya no gusanganiza Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana. Muze iki? Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana. Ese ushobora kuvuga uti ese hari ubwo ushobora gufata Uhoraho hatari we Mana? Birashoboka, tugiye kuyibona icyo Yesu atubwira mu Ivanjiri ngo ariko nimwemere ko Uhoraho ari we Mana. Yesu ubwo akiza abantu bose, ugakora ibitangaza, akunda kuvuga ngo ukwemera kwawe kugize gute? Uragukije. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana. Nimwemere ko Yesu ari Imana. Nimwemere ko Roho Mutagatifu ari Imana. Ngo niwe watumye, niwe waturemye none turabe, turi umuryango we n'ubushyo yiragiriye. Niyo mpamvu dukwiye kumusanganiza impundu z'ibyishimo. Zaburi yakomeje, ubu Zaburi y'ijana, ngo nimutahe amarembo ye mumushimira, mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze, mumusingize, murate izina rye. Murate izina, musingize Imana, murate izina rye. Niyo mpamvu kugira ngo dusubirire hamwe iki gisingizo cy'Imana. Mana Data, Muremyi wacu, Mubyeyi wacu, turagusingiza. Turagusingiriza ubuhangange bwawe. Turagusingiriza ububasha bwawe. Turagusingiriza ko waremye ijuru n'isi. Turagusingiriza ko waturemye mu ishusho yawe. Turagusingiriza ko waduhaye umwana wa Yesu Kristo. Turagusingiriza ko waduhaye Roho Mutagatifu. Tugusanganije impundu z'ibyishimo. Nimuhoraho amashyi impundu z'ibyishimo. Tugusanganije impundu z'ibyishimo. Imbaga nidusanganize impundu z'ibyishimo. Ngizi impundu z'ibyishimo tugutuye Nyagasani, kuko uri umugwaneza. Urukundo rwawe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwawe buhoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Murakoze gusanganiza Uhoraho impundu z'ibyishimo. Mu Ivanjiri twumvise hari ibintu bitatu twumvise bituma tutishima, bitubuza ibyishimo. Ibintu bitatu bitubuza kwakira Yesu, kwakira ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo ni ukwakira Yesu. Kandi kwakira Yesu bituma tunezerwa, bituma tugira ibyishimo. Ngo hari ibintu bitatu rero bishobora gutuma tutakira Yesu mu buzima bwacu, bishobora gutuma tutagira ibyishimo, bishobora gutuma tudasabana n'Imana. Ni ibintu bitatu. Icya mbere twumvise muri Ivanjiri ngo ni Sekiri. Ngo ninde? Ngo ni Sekiri. Icya kabiri ngo ni iki? Niba mwateze amatwi, icya kabiri, hari icya kabiri gituma tutakira Yesu, ngo tumugumane mu mitima yacu,
icya kabiri ivanjiri yatubwiye ngo ni ibigeragezo, ni ibishuko cyangwa se iki, ibigeragezo, ibishuko cyangwa ibigeragezo. Icya gatatu gituma tutakira Yesu, tumugumane mu buzima bwacu, tubane nawe n'abana natwe, kidutesha ibyishimo by'Imana. Icyo cya gatatu ngo ni imihihibikano y'iby'iki, imihihibikano y'iby'isi, ubukungu, amaraha y'isi. Ibyo uko ari bitatu tuvuze ngo ntibishobora gutuma tugumana Yesu, tugumana ibyishimo mu buzima bwacu. Byarageragejwe ngo n'umubibyi wagiye kubiba, ngo imbuto za mbere zavuye mu nzira, nuko inyoni ngo zirazitwara, ngo ni Sekibi ukura ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Bwa kabiri ngo bibaye bibye, ngo ni mu rusekabuye, ngo nyine ngo imbuto zagize gute, zarameze, ariko ngo ntabwo byageze kure cyane, ngo kuko izuba ryaraje rigira gute, ryumisha ibyari byameze biruma, ngo ntabwo byamaze kabiri, ntabwo byamaze kabiri. Gatatu ngo rero, gatatu ngo ni imihihibikano y'iby'isi, ngo ni ubukungu bw'isi, ngo ni amaraha y'isi. Ibi rero nibyo tugiye kureba, nibyo tugiye kugira gute, kurebera hamwe. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo tugumane Yesu, kugira ngo tugumane ibyishimo. Hano umwanzi wa mbere ngo ninde? Ngo ni Sekibi. Umwanzi wa mbere ngo ni Sekibi. Sekibi ngo niwe mwanzi wa mbere utuma tutagumana ijambo ry'Imana mu buzima bwacu, tutagumana Yesu mu buzima bwacu, tutagumana ibyishimo mu buzima bwacu. Sekibi rero uwo kuwaza gute mu buzima bwacu kugira ngo duteshe ibyishimo, kugira ngo duteshe kubana na Yesu, kugira ngo twambere kuba abana b'Imana. Sekibi biza gute mu buzima bwacu? Ni gutiza. Niyo mpamvu mu isengesho nk'iri buri gihe habamo kwirukana Sekibi, kugira ngo imitima yacu yongere igire ibyishimo byo kwakira Yesu. Ni ukuvuga ngo rero hari ibimenyetso by'uko hari abantu Sekibi babuza kwakira ijambo ry'Imana. Mbere yo kureba uko wenda yinjira mu buzima bwacu, reka duhere aho ngaho. Ushobora guhura n'umuntu avuye gusenga, avuye mu misa, avuye mu materaniro, avuye kumva ijambo ry'Imana, ariko wamubaza ijambo ry'Imana ako kanya gisohoka, atariko ijambo ry'Imana utahanyagiriye, agatangira agacurikiranya iki? Amagambo. Agatangira agacurikiranya amagambo, ati ijambo ry'Imana batubwiye, ati batubwiye ijambo ryiza, ati batubwiye ijambo rigera ku mutima, ati batubwiye ijambo rifasha abantu, ariko iryo jambo bavuze ntashobore kugira gute, ntashobore kurivuga, kandi ntibakiva gusenga. Ni ukuvuga ngo ntiryamazemo akanya, ryanyuze mu gutwi rihinguka ukundi ririsohokera. Niba umeze gutyo umenye ko winjiriwe nande? Na Sekibi. Ngo ijambo riragenda rikanyura mu gutwi rigahinguka mu kundi, ntirimara akanya mu mutima uwaryumvise, rimara amakanya. Kandi rero nta mahirwe ufite yo kwakira Yesu, kuko ijambo ry'Imana ridatura muri wowe. Uyu munsi ni umunsi Nyagasani Yesu aradukiza bene izo rombi zituma tutagira ijambo ry'Imana ngo rigume mu mitima yacu, ryera imbuto nyinshi. Cyangwa se
ijambo ry'Imana batangiye gutangira kurisoma bati isomo ryo twumvisha isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Paul yandikiye Timote acyumva ayo magambo ukabona agize gute arasinziriye batangiye kuvuga ngo ijambo ry'Imana akaba agize gute arasinziriye rero iruhande rwawe niba utarabona umuntu usinziriye nubona asinziriye umukome ku rutugu umubwire uti kanguka mu izina rya Yesu nuko kubera ijambo ry'Imana rigeramo abantu bagatangira gusinzira bakivuga ko iryo ni ijambo ry'Imana ubwo yageze ari mu bitotsi yatangiye kurota kubera ko afite akadayimoni kamubuza kumva iki ijambo ry'Imana kamurimo kamubuza kumva iki ijambo ry'Imana kugira ngo atakira Yesu karamubuza kwakira ijambo ry'Imana kandi aragize kuvuga ijambo ry'Imana aragira gute arakanguka gusinzira bari kuvuga ijambo ry'Imana agakanguka ari uko ijambo ry'Imana rirangiye afite ikihe kibazo nta kindi kibazo afite rero afite ibyago byinshi byo kuba yaba yaratashywemo n'akadayimoni gatuma tumva iki ijambo ry'Imana gatuma tumva ijambo ry'Imana abandi rero ikindi kimenyetso cya gatatu ibimenyetso ni byinshi ariko ngiye gusoreza kuri icyo kimenyetso cya gatatu gishobora kukwereka ko hari akadayimoni kaba muri wowe gatuma utumva iki ijambo ry'Imana gatuma utumva ijambo ry'Imana ni akantu kakurangaza iyo igihe kigeze cyo kumva iki ijambo ry'Imana ukaba uri hano umutima wawe ugahita ugenda ijambo ry'Imana rirageze noneho umutima wawe ugahita ugira gute ugahita ugenda urajya hehe uwo mutima urajya hehe ejo wari uri mu biki ibintu wari urimo ejo ariko sinshaka kugume niba ufite iduka ejo waragiye kurangura agatima kakagenda kakajya aho waranguriye kakajya ko mwari muri kuvugana kakakujyana mu modoka wapakiyemo ibintu kakakujyana iyo ukibera iyo ngiyo kugeza igihe nararangiriza gusoma ijambo ry'Imana no gutanga inyigisho byarangira ka gatima nako kakagira gute kakagaruka kuko ufite ako kadayimoni iyo shitani uwo mwuka mubi udashaka ko wumva ijambo ry'Imana ngo ubane na Yesu ngo ukire ngo ukizwe ngo ugire ibyishimo by'abana b'Imana kandi ibyo bikaba buri gihe ari uko igihe cy'ijambo ry'Imana kiza gute kigeze ijambo ry'Imana rigeze umutima wawe uragiye umutima wawe ukabugira ku mwana wawe hashize igihe abana batangiye ishuri ariko itangira ry'amashuri ryarageze none igihe cy'ijambo ry'Imana kirageze umutima wawe ukagenda uburyo wamuseze cyangwa uburyo wamuherekeje uburyo bwagiye muri taxi cyangwa muri bisi abo mwari muri kumwe ibiparu byawe biri muri iyo tagisi ibyo wavuganye na diregiteri byose bikaza uko byakabaye n'utuntu twinshi cyane tukaza ijambo ry'Imana ryarangira inyigisho yarangira umutima wawe ukagera gute ukagaruka buri gihe ijambo ry'Imana rirageze ariko nirigera urahita urangara umutima wawe urahita utwarwa ujye muri twinshi ijambo ry'Imana nirirangira umutima wawe ugire gute ugaruke mvuze ibimenyetso bitatu mushobora kubona n'ibindi reka ngarukira aho ngaho ariko ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe bitwereka ko hari umwanzi udutuyemo witwa Sekibi utuma tutakira iki ijambo ry'Imana ngo riduturemo kuko Sekibi siko kwakira ijambo ry'Imana ni ukwakira Yesu twakira Yesu mu ijambo ry'Imana dukirizwa mu ijambo ry'Imana
tubonera ibyishimo mu ijambo ry'Imana, tubonera ibisubizo mu ijambo ry'Imana. Imana iradusubiza. Ntabwo wagipagani wakoze wowe ubwawe cyangwa se wakoreweho. Nibura agahinja ntabwo wagipagani wakorera ku duhinja, bakorera ku babyeyi batwite duhinja tukavuka, niyo sekibi n'ibintu bakora. Hari inama y'igipagani abanyarwanda bakora ibyo ntazi, bakubwira ngo simbuka ibingibi, ngo uzinukirize ibingibi, bakubwira ngo uzatondagura ayo magambo ntazi. Ibyo byose bituma winjirwamo n'iki? Winjirwamo na seki. Igihe cyose wagiye mu bapfumu watahanye iki? Watahanye seki. Igihe cyose bakubwiye bati fatira igi nurijugunya ahangaha biragenda gutya, winjiyemo n'iki? Na seki. Igihe cyose bakubwiye bati aka kantu rero tuguhaye uzakambare, numara kukambara bizagenda neza, uzagira uburwayi urwaye, ntuzagira ibibazo. Ibyo bintu ukenyereraho baguhaye mu bapfumu, umenye ko winjiwemo nande? Na sekibi. Winjiwemo na sekibi. Niba wambaye impigi winjiwemo nande? Na sekibi. Winjiwemo na sekibi. Hari abantu bambaye impigi hano. Kristo yazakuzwe. Yemwe abantu bambaye impigi. Yego barahari. Imana yakoze kubazana muri iri sengesho, kandi tubifurije kubisiga hano bakabijugunya, babyurutse gake gake. Ntabwo dushaka kubabona babikora kugira ngo hatagira uwabaryenga yibaryenga, ariko ndagira ngo mubisige hano, kuko uyu munsi mugomba gutahana Yesu. Ntabwo rero wakorera watahamo na Yesu wambaye iki? Wambaye impigi. Uyu munsi bisige kugira ngo Yesu atahe mu mutima wawe. Aho nta hantu hatandukanye abantu bandurira sekibi. Harimo n'abatura abana babo n'ibitambo, batuwe igitambo, batuwe ibitambo. Ubu bose sekibi yinjira mu buzima bwabo, mu buzima bwabo. Ariko hari n'abohererezwa imyuka mibi. Abarozi boherereza abantu imyuka mibi, sekibi bakinjira mu buzima. Kuki? Sekibi bakoherereza sekibi bakaza akakugeraho kandi akaguturaho, ni ukuvuga ngo asanga imiryango yawe igize gute? Ikinguye. Abantu bose ntabwo baboherereza imyuka mibi ngo ibagereho. Abigeraho ntabisanga imiryango igize gute? Ikinguye. Ni ryari abantu bakingurira rero amadirishya cyangwa inzugi bakabikingurira sekibi? Ni ryari? Ni igihe badatuwemo n'Imana. Igihe udatuwemo n'Imana, buri gihe inzugi ziba zikinguye z'umutima wawe, nta kiba kiri mu mutima wawe. Rero iyo sekibi bayikoherereje, kwa kundi bavuga ngo bamwohereje imyuka mibi, none igasanga utuwemo n'Imana, ntabwo ishobora kwinjira aho Imana igize gute? Aho Imana ituye mu mutima wawe. Rero hari n'abohererezwa imyuka mibi, noneho iyo myuka mibi igasanga nta mubano bafitanye n'Imana, ikinjira mu buzima bwabo. Ubwo ni ubundi buryo sekibi yinjira mu mitima y'abantu. Ahandi rero ngo sekibi imeze nk'intare, ihora igenda ngo ishaka yagira gute? Ngo yaconshomera. Rero hari n'igihe utayohererezwa n'umuntu, utayoherezwa n'abarozi, ahubwo ko zihora zibungera imyuka mibi, ngo nuko zasanga rero utabana n'Imana, utari mu Mana, iyo myuka mibi ikinjira mu buzima bwawe. Ubwo ukuntu abantu benshi baza mu misa ariko bakajya no kuraguza, ariko bakanaterekera, bene abo ntabwo ijambo ry'Imana ryinjira mu buzima bwabo ngo rifate, ahubwo rihita rivangwamo nande? Na sekibi. Uyu munsi ndagira ngo wowe uvangavanga gusenga,
ukabivanga no kuraguza, ukabivanga no guterekera, Imana iri kukubwira ngo mesa, mesa kamwe. Itandukanye n'iki? N'ibigirwamana, itandukanye nande? Na sekibi. Amen. Ubwo ngo ni umwanzi wacu wa mbere ngo ninde? Sekibi. Ngo ni utuma ijambo ry'Imana ritera imbuto mu mitima yacu. Mitima yacu turabigeraho, turagera ngo no ku mitima yera imbuto nyinshi, imwe 30, indi 60, n'ijana, niho turi gusoreza. Ariko icya kabiri twabonye kidutesha kwakira ijambo ry'Imana ngo ni iki? Nababwiye ko hari iki? Ibigeragezo bijyanye no kubabara, bijyanye no kubabazwa. Hari ibintu bitubabaza mu buzima, ukagira agahinda, ukagira ishavu, ukababara. Ibyo nabyo ngo bishobora kudutandukanya, ngo bishobora gutuma ijambo ry'Imana ritera imbuto mu mitima yacu. Ubwo rero tunarareba ngo twakwitwara gute mu bigeragezo. Kuri iyi si nta muntu utagira gute? Utageragezwa. Hari umuntu utageragezwa se? Nawe n'umwana w'Imana yagize gute? Yarageragejwe, yarababaye. Kuri iyi si nta muntu uba hatababara. Nawe wibwira ngo bashize agahinda, sibyo? Nta muntu kuri iyi si utagize gute? Utababara. Nta muntu n'umwe utababara. Ni wowe rutare rwawe, ni wowe niringiye, agwanga amaso buri gihe, gusaba imbaraga maze ziri icyago mu bihe byawe.